uyu munsi wakwibaza ngo ibintu bigufi ni bimeze biti, ibintu bigufi ni bigera hehe ibintu bigufi ese ahantu hose ntago abantu bimerewe kubyambara cyangwa araho wabyambarira. Ese ibintu bigufi kuri piscine no mu muhanda ubonye uvanga ibintu bigufi gutyo kabanga kuko rana nk'ubu ngubu abantu ngira ngo byare kuri wa mukobwa ngo uri bagiye ngo munuza muri kira gitaramo muri arena. Yego. Ese ibintu bigufi nukwanga no mu kirori ntabwo wabigeza, like hagomba kuba hariho regulations zanditse ziri clear zisobanutse umuntu ashobora gukeneraho clarification ariko ibyibanze byanditse ubibona. Ko kurundi ruhande impamvu regulations ziba ari ngombwa ni zanditse kandi nuko ushobora kuba uri umupolisi uri umukatolike ukaba uri umupolisi uri umusilamu kandi umukatolike n'umusilamu bashobora kuba bafite imyumvire itandukanye ku kintu bita ibintu bigufi. Ushobora gusanga hari umuntu umva ko ibintu bigufi ari ikintu kitageze ku bitsinsino hasi, undi agafata ko ibintu bigufi ari ibintu bitarenze amavi, undi akaba cyangwa ugasanga wenda tuvuge niba n'uwo mupolisi iyo atari mu kazi nawe aba yambaye ibyafatwa nkaho ari bigufi n'abantu bamwe na bamwe. So kugira ngo twirinde ko rero umuntu urimo guhana cyangwa urimo kwinforcinga amabwiriza nawe byasa naho agiye gushyira mu bikorwa amabwiriza agende ku myumvire ye bwite, dukeneye kumenya nka societe ngo icyo twita kigufi ni kimeze gute kitarenze hehe, tukacyanzura tukagishyira mu ibwiriza tukavuga ngo twese iki kiratureba. Ese umwana usanzwe yambara ubusa mu buzima busanzwe najya mu gitaramo nibwo azashyiramo umushanana, hari impamvu yo kujya mu mizi ukajya kureba umwana undi yakuze gute kubera ko ibintu ari kwambara n'umusaruro w'ubuzima bamo, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ntabwo yambaye ubwo busa ari uko aje mu gitaramo n'ubundi nibwo asanzwe yambara. Ariko uyu munsi urasanga umuntu umumama yifite imyaka y'35 afite umwana afite imyaka 10, uwo mumama ubwe yambara mini, umwana azambara iki? Urumva nukuvuga ngo niba ugiye no kwigisha mu miryango ugomba kuba abantu ngiye kwigisha ibintu bashyiriye barabyakira bate, ariko bigomba guhera hasi cyane kuruta uko twavuga ngo tugiye guhangana n'ikibazo kiri mu mashami twirengagije imizi kandi imizi ariyo byakomotsemo. So nka Popote gufunga uriya mukobwa ubona ari wowe wari wo muti? Nibyo navugaga byo kuvuga ngo ikibazo uri kugishakira mu like urimo guhangana n'ingaruka ariko wirengagije impamvu. Twagiye tubona ibintu bitandukanye usanga nyine societe yacu idashyira ingufu mu gukumira ahubwo igashyira ingufu mu guhana. Right, JALAS Official TV turabasuhuje, tubahaye ikaze ku biganiro bitambuka kuri iyi chaîne umunsi ku munsi. Duhaye ikaze mugenzi wacu ni umunyamakuru mumenyereye mu biganiro bye kuri chaîne ye bwite Popote TV. Information is power. Is power. Popote Janvier ndakwakiriye, wiriwe neza? Utengamare uraganje. Ngira ngo n'ubwa mbere tugize amahirwe yo kuganira hano kuri iyi channel, ngira ngo nibwo bwa mbere tuguhostinze, ni nabyiza turaguhaye ikaze. Murakaramba. Uraho neza? Ibintu ni wane. Ubwo mari kugira ngo numve twadusilenge twawe ko tuza twose, ariko akubutengamare iyo wakavuze ubwo bahita bamenya ko Popote yahageze. Uyu munsi rero na kugendereye ndavuga nti ndifuza ko tuza kuganira, tukaganira ikintu n'ubundi uri butange ibitekerezo nk'umunyamakuru ariko unakurikirana ubarizwa ahantu henshi cyane, buriya ni na karite ushobora kuba ndavuga ko wisangije cyangwa usangiye n'abandi bake iyo gushobora kumanaginga imbuga nkoranyambaga hafi ya zose ukabuziriho. Instagram yo niyo nakunda kukubonaho cyane, ariko Twitter yarananiye n'izindi mbuga nkoranyambaga ubuhari. So rero muri iyi minsi hari byinshi byagiye bivugwa yabaho kuri Twitter, yaba kuri YouTube, yaba n'ahandi yagiye atandukanye aho abantu bahurira batanga ibitekerezo, kandi ntekereza ko nawe ubuhari biba byiza rero nawe ugize icyo dusangiza nk'ibitekerezo byawe abantu bakabyumva bakagira icyo babivugaho. Hano ibitekerezo birafunguye ariko imvugo nyandagazi ntituzemera, niyo mpamvu hari abajya banyongerwa comment abashizemo ibishego. Ubwo bihangane, iyo washyizemo ibintu by'amagambo atari meza gutuka umuntu twatumiye nabyo ntago ari byiza, kuko hari imbaraga biba byashyizwemo kugira ngo uwo muntu nawe aboneke. So rero Popote ndakwakiriye, ndifuza ko uyu munsi tuza kuganira ku ngingo zisa nk'aho ari ebyiri ariko wenda zishobora kwaguka. Hari
case imaze iminsi iri kuzenguruka cyane ni case y'imyambarire ngira ngo byatangiye ubwo CP Kabera yavugaga kuri televiziyo y'u Rwanda ati ibi bintu twabihagurukiye bijyanye n'imyambarire nyuma yuko hari umwana wagaragaye mu gitaramo cya Tayisi rwose ifoto trendinga ntago ari we wenyine n'abandi ariko byari bimaze iminsi bivugwaho ibijyanye no kwambara mu ruhame ariko none ubu ngubu byafashe indi ntera bati umwana yafunzwe ati bamwe bati bakagarura amatweet ya kera ya za 2018 bakaha kuvuguruzanya iyo mihanda ubu yirimo uyikurikirana bimwe na bimwe nayo njya mbona ubishyira no kuri stati by the way nzi ko n'amakuru yando yakurikirana Ruto yatsinze bamwe bati ni umunyarwanda ati dore tukarabaye Magufuri atsinda muri 2015 hari cyamakuru cyaha mu Rwanda ntaza kuvuga izina ariko cyanditse rwose kiduhamiriza ko ngo afite inkomoko imuhanga ariko kitubera icyana cyiza kitubwira ko ngora amakuru cyumvanya abantu mu kabari so nibyo byose rero ngira ngo hari na saga yabayeho cyane mu minsi yashize ngira ngo twanaheraho gatoya ijyanye n'ibintu bijyanye n'abahanzi n'abategura ibitaramo donc kugongana nzi ko ukurikirana showbiz zirenze imwe by'umwihariko hari showbiz yateye imbere ya Tanzania bivuge gutyo ukurikirana cyane kuturusha ushobora gusanga twakwigiraho ibintu bimwe na bimwe so rero nibyo bintu hanini ngira ngo tuze kwibandaho ariko wenda duhereye no kubikira bibisi ni ibyo ngibyo byo kwambara ubusa no hari n'ababyita kubunuza ubwo ngo ikibazo gihari no kuvuga ngo ubusa niki ubusa niki ubusa ni igitsina n'ibigikikije bigarukira he kugira ngo byitwe ubusa kuko nk'ubu ngubu baravuga impenure ngo abantu bambaye ubusa abandi bati turambiwe kubona abantu bambaye ubusa undi ati ubusa wabonye hehe ushobora kuduha ifoto y'ubusa wabonye umuntu yazana ifoto y'umuntu wavuga ngo wambaye ubusa abantu bakata ariko turabona yambaye yego urumva so hari ikibazo cyo kuvuga ngo umuntu wambaye ubusa n'uwambaye gute ubusa ni igitsina nk'igitsina ubusa ni ukwambara ibigeze hehe noneho ubu hajeho nabonye nyine babitangaho imirongo ababishinzwe ndavuga abashinzwe public order kubishyira mu bikorwa cyane cyane ku rwego rwa police ngira ngo byatangiye kuganirwa muri iyi minsi nyuma yuko umuvugizi wa police CP John Bosco Kabera yaravuze ko hari abantu first of all bajya mu bitaramo batujuje imyaka y'ubukure yego hanyuma akabona ikibazo ngo cy'abantu bagenda bambaye utuntu tugufi so actually ni ibintu biri kuvugwaho cyane bimwe bibishyigikira ibindi bitabishyigikira kandi ku mpande zose yaba ku mpande z'abaturage basanzwe yaba ku mpande z'abayobozi nabwo ubona ko ni ikintu nibwira ko hariho kuba abantu batabyumva kimwe ariko nkibwira ko impamvu yo kutabyumva kimwe nuko nta murongo wa leta uvuga ngo leta icyo yemera muri ibi ni ikihe kubera ko mu bindi bihugu usanga bafite amategeko bakagira amabwiriza yanditse avuga ngo ibi bimeze gutya na gutya na gutya na gutya twebwe hano ntabwo wamenya ngo icyo leta nka leta yemera ni ikihe kuri iyi ngingo kubera ko nubwo umuvugizi wa polisi yabivugiye kuri televiziyo ariko ntabwo yasobanuraga amabwiriza yanditse ya mabwiriza ushobora kuvuga ngo iki giteganyirijwe igihano kimeze gutya imyambarire imeze gutya yemewe mu bukwe ariko ntabwo wenda yemewe muri kuba wajyana mu rusengero ibi ngibi ushobora kubyambara kuri swimming pool ariko ntabwo yemerewe kubikorera ahandi mu bindi bihugu bafite ukuntu ibyo bintu babiha umurongo kanguhe nk'urugero muri 2016 nagiye i Cairo mvuye kuri airport umuntu wantwaye anjyana kuri hoteli naramubajije hano ibintu arambwira ati mu bintu hano witwararika ambwira n'ikintu ngo cyo gusomana mu ruhame yego apana gusomana kiss gutya no gusoma kwitama ngo bagufunga imyaka 3 ntisho ati urona ko hano abantu barabimenyereye uhuye n'umukobwa marasomanye wenda akenshi abantu basoma kwitama yego ariko ntabwo tubifata nk'ikintu kirenze nta n'umuntu anabiguhanira ariko bo icyo kintu bagishyize mu iwabo mu mategeko giteganyijwe icyo gifungo ku buryo
actually ngira umwaka bagombaga no kuba bakimfungira kuko hashize iminsi habuze gato ngo usomane hari umukobwa wo muri Djibouti urumva twirukanaga mu gitondo noneho duhurira ku mugoroba nka saa 10 mu isoko ryitwa ahantu bita Ataba urumva nyine turahuye turaramukanyije akaga kisa no kwitama abantu bahita bahindukira bati we ariko sasa bakakubwira ibyo bakubwira mu ruri mutumva icyarabo nawe ukababwira ariko mutanibuka ko wa muntu yambwiye ngo hano kirazira so babonye ko wenda umuntu ari umunyamahanga bakabona nibyo bakubwira ntubyumva niba ari ikibazo kubaje ntushobora kugisubiza kandi abenshi nabo bavuga icyarabu gusa bakabona ko nyine nubwo wenda wabakoze ikosa ariko ntabwo wabirubigambi ntabwo uri mwene wabo ntabwo bizi isi ariko urumva ko nko mu mategeko yabo bafite ukuntu babihana yego bikaba biri clear nyine mu mategeko ko ikintu kiniki cyemewe ikintu kiniki kitemewe hari ahantu ugera nko mu Buholandi bakakubwira ngo gukora sex va kubyo kuvuga ngo gusomana sex hakaba hari parike abantu bemerewe kujya muri iyo parike ubwo n'abantu babyemerewe kwigeramo baba bazwi abana ntibashobora kwigeramo ariko abantu bakabemerera gukora sex muri urwo ruhame rwo muri iyo parike yego bikaba ari ibintu byemewe twebwe rero ngira ngo hano turacyafite ikibazo cyo kuvuga ngo ubusa icyo twita ubusa kuko dufite amategeko yari yavuga ibintu bijyanye n'urukozasoni nayo wenda utamenya niba ibyo bita urukozasoni ari ibihe ari bimwe na bimwe biba biri subject ku buryo umuntu runaka we abyumva wenda akaba yabigira rusange hano ngira ngo dufite ikibazo cyo kuba ntabwo twemeranya nka societe ku bintu twita wabonye muri 2018 nuko nabonye uyu munsi bombi babihakana bavuga ngo ibyari icyo gihe ngo bitandukanye n'iby'uyu munsi Olivier Nduhungire ngira ngo ni twiki n'ubundi barakomeza kugenda babonamo mu kiganiro yaratanze urugero ku mugore we muri quartier Mateus muri 2014 ngo bari baramwanjamye avuga ko nta muntu ugomba kuba yategeka umugore uko yambara yego Johnson Busingi akiri minisitiri w'ubutabera nawe yigeze kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo abantu bari kubona screenshots zicicikana yego uyu munsi bombi bakoze comments bavuga ko ibyari icyo gihe bitandukanye n'iby'uyu munsi but still byose byari kubijyanye no kwambara bigufi utaranarenga imwe mu mpamvu nabateye kugenda bavuguruza ibyo bintu uko ni zimwe muri tweet zagiye zifashishwa abantu bakazizengurutsa bati ati mutuvugire rwose oya Sylvie Nsanga no mama ngira ngo na Sylvie nawe niyo yafashe nawe Busingi yasubizaga urumva aravuga ati wikwitiranya kese nyaboneka biratanduka actually icyo gihe ngira ngo hari habayeho kese byari byo mu mashuri yego harimo no guhanangwa abana ngo bambaye ngo ibintu binibi abantu batari ko abo bana mubareke bambara ariko n'ubundi style abantu bari kuvuga ati u Rwanda rwabaye auka ngira ngo urayizi ya university nayerekana iko bimeze ufite ukangira ngo wenda ifite ukuntu yo yinjiramo cyane so urumva rero ngira ngo ngiye ikibazo mbona ntabwo gishingiye ku kuba byanahabwa n'umurongo yego ahubwo uwo murongo niwo tutabona kandi uwo murongo ugomba kuba kuko n'urugero tuvuge nk'umuvugizi wa polisi ashobora kubitangaho umurongo ufedereka twemere ko n'umurongo yatanze ari ugomba gukurikizwa ariko uwo murongo ugomba kuba uri detaye hakaba hari amabwiriza kuko amabwiriza ibintu byose byabaye gahunda ya leta yo kuvuga ngo iki kintu gihangayikishije leta tugomba kujyagurukira nka leta kandi twaba twemera nk'abaturage ko leta ifatiye imyanzuro mu nyungu zacu nka rubanda icyo kintu leta making ashobora ko yagishyize mu mabwiriza cyangwa ikayishyira mu itegeko tukaba tuzi ngo hari ikintu umuntu ashobora kwireferaho ku buryo n'umuntu wese wajijinganya umubwira utari ko iki ngiki ntago cyemewe iki ngiki kimeze gutya kugeza ubu ngubu rero ntago dufite amabwiriza yanditse tuvuga nk'urugero nk'ibyo bya covid leta yarateranaga mu minsi yashize ubu ngubu tumaze tutabona updatinga ariko muri cyagiye covid yari gikaze twabaga tuzi ngo nyuma y'ibyumweru bibiri hari amabwiriza mashya agomba kuza yanditse ntabwo ari ukuvuga ngo actually minister cyangwa na fande kabera cyangwa nundi yajyaga kuri televiziyo asobanura ibintu byamaze kwanzurwa kandi ari nko kugira ngo atange details zirenze ariko hari ibintu byanditse buri muturage yakwisomera hari n'ibyo bagwaga kuri WhatsApp ukabuta nakeneye ko bigusobanurira ariko nk'uyu munsi nk'ikintu cyo kuvuga ngo kwambara ibintu bigufi hari ikibazo uyu munsi wakwibaza ngo ibintu bigufi ni bimeze biti ibintu bigufi ni bigera hehe ibintu bigufi ese ahantu hose ntago abantu bemerewe kubyambara cyangwa araho wabyambarira ese ibintu bigufi kuri piscine no mu muhanda ubonye uvanga ibintu bigufi gutyo kabanga kuko rana nk'ubu ngubu abantu ngira ngo byare kuri wa mukobwa ngo yagiye ngo munuza muri kira gitaramo muri arena yego ese ibintu bigufi nukwanga no mu kirori ntabwo wabigeza like hagomba kuba hariho regulations zanditse ziri clear zisobanutse umuntu ashobora gukeneraho clarification ariko ibyibanze byanditse ubibona uyu munsi rero ngira ngo nta kintu dufite cyanditse kivuga ngo ibi bintu bimeze gutya
ndetse twabonye nyuma muri kira gitaramo cya Kiss Daniel bavuga ko hari abo bagiye basubiza inyuma b'abakobwa ngo bambaye ngo ibintu bigufi. Yego. Urumva umupolisi arabishyira mu bikorwa kubera ko umuyobozi we yavuze ngo bimeze gutya na gutya, which is good. Ariko ku rundi ruhande impamvu regulations ziba ari ngombwa ni zanditse kandi nuko ushobora kuba uri umupolisi uri umukatolike, ukaba uri umupolisi uri umusilamu, kandi umukatolike n'umusilamu bashobora kuba bafite imyumvire itandukanye ku kintu bita ibintu bigufi. Ushobora gusanga hari umuntu umva ko ibintu bigufi ari ikintu kitageze ku bitsinsino hasi, undi agafata ko ibintu bigufi ari ibintu bitarenze amavi, undi akaba cyangwa ugasanga wenda tuvuge niba n'uwo mupolisi iyo atari mu kazi nawe aba yambaye ibyafatwa nkaho ari bigufi n'abantu bamwe na bamwe. So kugira ngo twirinde ko rero umuntu urimo guhana cyangwa urimo kwinforcinga amabwiriza nawe byasa naho agiye gushyira mu bikorwa amabwiriza agendeye ku myumvire ye bwite, dukeneye kumenya nka societe ngo icyo twita kigufi ni kimeze gute, kitarenze hehe, tukacyanzura tukagishyira mu ibwiriza tukavuga ngo twese iki kiratureba. Ariko mu gihe tudafite ikintu twumvikanaho twese, ko hari umukobwa ubona akaba ashobora kwisohokera iwabo mu rugo akagenda yumva ko ibintu yambaye bihagije, ariko ari bugere imbere umupolisi akamubwira atari wakabona kagufi ngomba kuguhana. Ese umupolisi ugiye kumuhana we aramuhanisha iki? Kuko amabwiriza cyangwa amategeko nabyo biteganya ibihano. Yego. Ese nuhana nufata umuntu ukabwira ngo wambaye bigufi ntabwo nkwemerera kurenga ahangaha. Nkongo batubwiraga ko twabonye cases z'abantu batandukanye bagiye ku gitaramo bakabasubiza inyuma. Okay, asubijwe inyuma. Ese igihano nuko umuntu wambaye bigufi agiye mu gitaramo musubiza inyuma cyangwa ari like ibihano ni ibihe? Ukuvuga ngo Popote ku gitekerezo cye nuko kuba ibintu bihano byabaho nta kibazo, ariko bigire azurangazi nka societe twaba twemejwe ikintu kirabangamye abaturage bakaba babyemeye cyangwa babatekereza bakaba babirebye bakavuga bati abaturage duhagarariye tugomba kubanzurira ibi ngibi nta kibazo. Ariko rubanda kugira ngo nayo kuko ntago ari byiza ko tugira societe y'abantu bari guhangana n'inzego ngo kubera ko n'ubundi izo nzego ziba zanzuye mu nyungu zacu babyanzure, ariko batubwire ngo dore ibyo twanzuye ni ibi ABCD ngibi ibi ngibi tubyita ibi nibi ibi byemewe ibi ngibi ntago byemewe kiba ari ikintu kiri clear. Kuko urumva impamvu tuba tugomba kuba careful kuri ibi. Hari abantu babyurireho bakavuga ngo n'ubundi umukobwa yambaye utuntu tugufi ngo hatanga urwaho ngo agatuma ngo banamufata no ku ngufu. Yego, ni nk'icyo kintu nyine n'ubundi nanjye narindi kugira ngo njyeho. Donc nuvuga ngo zimwe mu ngingo zagiye zitangwa uretse wenda ibyo CP Kabera yavuze, abandi bantu basa nk'abari bashyigikiye no movement niko navuga, bavuga bati rwose nibahanwe hari ukuntu bashinja nyine abakobwa kwirara, donc bakabigira birimo kwiyandarika, sinzi niba uri kubyumva. Yes, karibo baprovoke igitsina gabo. Hakaba n'abantu bavuga bati se niba muvuga ibigufi kuki muri kuvuga muti n'abakobwa gusa n'abagore, ikabutura yo tibo bigenda bite? N'ikabutura rega, ikabutura ni short. Ofete urumva we nta biza gutandukana. Ntabwo ikabutura tugezweho se. Ikibazo twabonye element bavuga ngo umukobwa wambaye bigufi ashobora gutuma kunsunikira mu kuba namufata ku ngufu. N'ubu ngubu ndimo kubibona kuri Twitter. Ariko nk'abase this is bizarre. Ariko ubwo ndabyita bizarre kuri njyewe, we ashobora kuba yumva bifite ishingiro. Ariko ntabwo turabona umukobwa avuga ngo nanjye mbonye umutipe wambaye tugufi numva mukeneye. So wenda bikaba ari aho ngaho byatandukanye. Okay. But still kuvuga ngo wabonye umukobwa wambaye tugufi ngo wumva ugomba kumufata ku ngufu. Ni nko kuvuga ngo iyo unyuze ku rugo wumva bakaranze urugo rw'abantu utanazi uhita wiha karibu ukajya kwiyarurira. Ni ukuvuga ngo unyura ku giti cy'umwembe utazi nyiracyo kandi ukagenda ukurira ukajya kuguhanura ibyo uhanura kuko yeze, kubera ko yeze. Tukaba turi abantu nanone tutagira, ntabwo numva ko none se nk'umuntu ukubwira ngo mbonye umukobwa ngo wambaye ngo ibintu bigufi ngo numva yamufata ku ngufu. Okay, ufite imyaka 30, abo maze kubona bose abo maze gufata ku ngufu ni bangahe? Ahubwo nanone wenda tugiye no mu mibare kuko imibare ntibeshya, turebeye ku ma cases wenda y'abantu babaye raped bafashwe ku ngufu, twasanga harimo abantu bari bambaye utwo tuntu tw'utumini. Utwo tuntu twose rero nitwo tuba tugomba kwinforminga za regulations twavuze. Babatize regulation twazishizeho ko nazo zigomba kuba niba ari amabwiriza agomba ko afite ahantu ashingiye. Twasanze mu bana nk'ubu duheruka batubwira ngo abana batewe inda zitateguwe babangavu ngira ngo kugera ku myaka 19, abo bana twasanze 2/3 barafashwe ku ngufu bambaye utuntu tugufi. Societe turahaguruka tuti wait, 2023 2023
tukavuga tuti noneho niba ari gutyo bimeze tukaba twabajije n'abantu bafashe ku ngufu bakavuga ngo nuko nguko niyo mpamvu ngiye yabinteye twaba dufite impamvu yo kuba twavuga ngo namusanze yambaye akamini biranga ndafata ariko ushobora gusanga mu bana bose batewe inda ushobora gusanga dore abana batewe inda ntibari n'abambaye birebire so ariko niba wenda hariho n'abambaye bigufa ariyo mpamvu yabiteye nabyo nta kibazo reka turebe za nzego ziduha iyo mibare dusobanurire ngo cases za rape twa recordinze zingana gutya twasanze impamvu nyamukuru ari iyi nidusanga nimo n'ibintu by'impenure biza cyane cyane turavuga tuti maybe tugomba guca impenure nk'impenure ariko noneho tukajya no kureba n'aba bantu ese mu by'ukuri ko umuntu yambaye impenure byabaga biguha uburenganzira bwo kumufata ku ngufu cyangwa n'ababagabo hari ibibazo biri psychologique bagomba kuvurwa ni igitekerezo cyiza kuko kiri rusange kiranumvikana ngira ngo ntabwo nagitindaho cyane ahubwo wenda ni case ndende nubwo bwose ubu ngubu ari bwitutumbye ikagaragara ikavugwaho mu buryo bwagutse muri 2021 ngira ngo senateri Vode Uwizeyimana nawe yari yatwitinze aravuga ati mureka abakobwa bisanzure bamere neza bumve batekanye akantu kamwe yavuze nshaka ko uvugaho wenda n'ubundi wari wavuzeho gatoya na akantu kakuvuga ati tureke kwitiranya umuco n'amadini donc wavuze uti hari igihe umuntu ashobora kuza wenda ari baramubwiye bati n'ubura umuntu wambaye bigufi kubera ko mu idini rye rimubwira ko umuntu wambaye ikintu kigufi wese kiri munsi y'ivi kiri hejuru y'ivi nako kiba ari kigufi agahita aguhana iki kintu cyo ukibona ute Popo donc ikintu cyitwa ko umuco wamaze kwitiranwa n'amadini cyane cyane ko hari ibintu kenshi ubona abantu bavuga ngo ni umuco wangiritse ariko mu izina ry'imyizerere yabo abafite impamvu nuko byarangiye colonization yatumye dutakaza umwimerere wo kubaho ku buryo twibeshya ko kwambara ibirebire ari umuco gakondo w'abanyarwanda that's not true ntabwo ari byo kubera ko mbere yuko abakoloni baza abanyarwanda bambaraga inshabure twabaga ari utuntu tumeze gutese tuto cyane abakobwa bagendaga amabere ari hanze niko abanyarwanda bari babayeho so rero hari umuco wakwita gakondo w'abanyarwanda hakabaho n'umuco twazaniwe n'amadini none byarangiye umuco w'amadini ubaye nk'aho ari umuco nyarwanda ku buryo nyine amadini abantu bavuga ngo umuco umuntu arakubwira hari bimwe na bimwe nyine byitirirwa umuco ariko mu by'ukuri wavuga ngo n'umuco yego kubera ko dusa naho twamaze kuba amadini yaraje twinjiramo ubu ngubu dutekerereza ko umuntu arakubwira ugasanga wenda zibisekuruza bya Yesu atazi igisekuruza cye umubwira ngo azi ise na sekuru agahita agarukira aho ngaho ariko yakubwira ibya Yesu akazamura akakubwira ibintu nka 20 so ugasanga yarakubwira ibyango byarunza bya Aburahamu nabaye Enoki n'abandi ugasanga abizi cyane kuruta umuntu nyine dufite ukuntu nyine hari colonization yabaye irarangira turavuga ngo irarangira ariko mu by'ukuri yahinduriwe izina umuntu wari umukoloni yaragiye agaruka ari umushoramari cyangwa agaruka ari ngo mugira neza cyangwa ngo aragira afite ukuntu ni nko kwiyuburura kwabayeho ariko ubukoloni bwagumyeho ku buryo n'uyu munsi usanga umwana mu ishuri bamwigisha amateka ya Revolution Française akamenya amateka ngo y'uburyo 13 koloni z'abanyamerika zabonye independence n'ukuntu zagiye zigira ziba nini bakamwigisha amateka y'abamede n'abaperesi ubwo ndakubwira nihereyeho ngiye byo banyigishije mu ishuri twese rega systeme mbirigi bakakubwira ibintu ngo bya civilisation carthaginoise bakakubwira ibintu bya ibintu byinshi mu by'ukuri wavuga ko kumenya si ikibazo ariko ntabwo ari byo biri ingenzi Napoleon Bonaparte nkaba nzi ngo en 1799 yafashe ubutegetsi ari concile birangira baye empereur ukuntu ngo bamukubise bagahungira muri Ile d'Elbe muri 1814 akagenda akagaruka kuyobora imyaka 100 ngo bakahungira bakamukubita 1820 agapfira muri Ile de Sainte-Hélène ayo kabara amateka ariko mbaza ngo Kigeli Mukobanya umuzi w'iki mwami w'u Rwanda wobe imyaka 70 shwi nta kintu muziho mbaza ngo so hari amadetaye menshi Ruganzu Ndori ariko umuntu arakubwira ngo oya ngo ibyo ngibyo kubyiga ngo utusobanuka kubera ko bumva aho gusobanuka no kubuza iby'abanyaburayi no kubuza iby'abanyamerika muri Amerika abantu benshi babazi normalement abantu hari nabibwira ko Afrika ari igihugu kimwe ntabwo bazi geography ubumenyi bw'isi bwa Afrika they don't care ariko se bibabuza kudutera inkunga no kudukoloniza bro nubwo navuga kudukoloniza bavuga ngo koloni bwararangiye ariko ni izina ryahindutse ubwo se abanyaburayi basobanukiwe ko ibintu byo mu Rwanda basobanukiye byo muri Uganda je ndibuka nk'icyo gihe
nigeze kujya muri ntuza muri Qatar mpura n'abantu baho ngaho ariko uramubwira kwaza ngo where are you from okay we yari umuhinde abahinde bariyo benshi cyane ukamubwira mu Rwanda ngo Rwanda ngo iri hehe nyine ukumva nta nubwo azi igihugu cyitwa Rwanda hano giherereye ariko sugira ngo abahinde ekonomi yabo ntikomeye bro irakomeye cyane ni igihugu gikomeye ufite ugasanga hari ibintu rimwe na rimwe twitaho tukabyimakaza ari by'abanyamahanga kubera ko twabwiwe tunizera ko kumenya iby'abandi no kwitwara nkabo no kugenza nkabo ari byo bigaragaza umuntu w'umusirimu kuryo umunsi umuntu ajya kuvuga ikinyarwanda akaba agomba gukora iyo bwabaga akavangamo utuntu tw'icyongereza ubu imbere bashyiragamo igifaransa ngo bidepanda ubu ngubu ni bidepending mbere byadepandaga biradepending so actually ugasanga abantu turi abanyarwanda turi abanyafurika kubera ko dufite uruhu rwa kinyafurika ariko imitekerereze turi abandi bantu iyo rero ni imbuto abakoroni babibye n'uyu munsi kidukurikirana ituma niyo myenda uyu munsi igitangaje nuko ufashe nk'iyo myenda ya wenda tuvuge leta iramutse ivuze ngo dushaka gusubira kuri amuco wacu gakondo mu myumvire no mu myambarire tubibone bakaza n'aba bakobwa tubona n'amafoto y'uyu munsi uko bambaraga twatuntu twaga tugeze ahangaha bakavuga ngo barabigaruye ushobora kubona n'ubundi hari abantu bagiye kubyigaragambiriza bavuga ngo ibi ngibi ni kandi byitwa ni umuco so navuga rero ngo ni uyu ni umuco w'amadini ibintu turimo kubwirwa ko ari byo bikwiye byo kwambara ibintu birebire ni umuco navuga ngo wacu abuyu munsi bitewe nuko wenda hari benshi bumva ko bikwiye ariko mu by'ukuri bidakwiye kubera ko biri purely Rwandan cyangwa se bifite umwimerere nyarwanda ahubwo bitewe nuko twumva ko ibidukwiye cyangwa tugerageza kwisanisha n'ibintu amadini yatuzaniye kandi amadini ubundi yaje adukura mu mwimerere wacu wo kubaho ubona iki kintu gishobora cyangwa se kidashobora guteza conflit de generation kuko buriya hari ukuntu n'ikintu kijyanye n'imyaka gishobora guteza imyumvire ihabanye n'indi kirayitera kubera ko ubundi nta sinzi ariya generation mu Kinyarwanda twita iki kiragano nta kiragano kitagira bubu umuntu wavutse muri za 60 afite imyaka 10 n'ingahe muri za 70 baramurebaga bati uyu ni ubu none ubu ngubu ni uhagaze hariya arimo kutubwira ngo we mwatwana mwise nukuvuga ngo ku gihe cye bamwitaga ko nawe ari umutamuco none uyu munsi ni urimo kwigisha umuco kandi suko bamubwiye ngo ni umutamuco agasubira ku byo bamubwiye yagumye muri uwo murongo gukomerezamo ni nkuko umwana uyu munsi babwira ngo yambaye nabi ngo ntabwo ngo yakurikije umuco hari igihe kizagera ari we musaza ari we mukecuru yego none sugira ngo icyo gihe kizagera ajye azaba afite umuco nk'uwabamunenga uyu munsi cyangwa azaba yarakuriye muri bya bindi bye muwe ariko ikibazo ngira ngo turanarenga aho hantu hari ikintu nkange kuri observation y'imyaka mike mfite nzi cyakunze kubaho ugasanga tuvuge wenda guhera nko muri 2000 kubona nko umukobwa wambaye ipantaro akenshi muri quartier yafatwaga nk'indaya hari n'abamwirukagaho bakamwirukaho bakawamutera n'amabuye ahubwo cyangwa bakagira babwira ati tuzi ko yambara ipantaro yambara ipataro hari igihe cyageze noneho no kwambara mini bakabyamagana ngo mini ngo noneho abakobwa nabo babatuke abakobwa n'abana beza akagenda akambara za jipo bamubwiye zigeze pfo agata kubitaho pasura izamuye igeze mu gutwi urumva rero urumva ni cya kintu n'ubundi tuvuga ngo kuba nta standard erega bro ibyo bintu biragoye no kubyimfosinga biragoye kubishyira mu bikorwa biraza ari amarangamutima urumva u Rwanda rufunguriye imipaka abanyamahanga ngo baze mu Rwanda kandi abantu bari kuza bafite imico itandukanye hari n'abataje mu Rwanda mu buryo buri fizike ariko umunyarwanda ntabwo ari bo bonyine bashobora kumwanduza imico yabo ahubwo bafite na televiziyo dufite televiziyo yitwa wenda dufata urugero Trace ningura decoder ya canal ndayisangaho nsangeho MTV base nsangeho n'ibindi bitandukanye ndi umwana mama yagiye ku kazi ndirwa mbireba mboneho Rihanna yambaye akabumba magara mboneho Britney Spears yambaye ibiki mboneho Beyonce ibyo bintu bimpora mu mutwe ibyo bintu bifite ukuntu bigenda bigashaping imitekerereze yanjye itandukanye nuko societe y'ababyeyi banjye ishobora kuba yifuza ko mbaho umwana uyu munsi ntabwo akirirwa n'ababyeyi gusa
umwana arerwa na societe. Ikindi hari n'abana n'usanga no baragize nk'umwana wenda akaba yaranakuriye mu buzima butuma atagira n'abantu bo hafi kumubaho wenda bitewe no kutagira ababyeyi n'iki, akabaho mu buzima butandukanye butuma no kuvuga ngo dufite ibintu byo hanze dukonsoma, kandi mu by'ukuri ntabwo ababikonsoma aribo babifunguriye amarembo. Actually ubwo leta igiye gufunga ngo ivuge ngo ibintu tubice, ntabwo yareba ikibazo ku mwana ugiye kwinjira mu gitaramo ngo birangirire aho ngaho. Hagomba gushyirwaho impamvu cyangwa uburyo bufasha buhereye mu muryango. Niba ikibazo turi kukibona ko umwana agiye afite imyaka 25 agiye mu gitaramo yambaye ibyo bita ko yambaye ubusa, wakwibaza ngo uyu mwana agiye yambaye mu gitaramo kubera iki yambaye ubusa? Ese umwana usanzwe yambara ubusa mu buzima busanzwe najya mu gitaramo nibwo azashyiramo umushanana? Hari impamvu yo kujya mu mizi ukajya kureba umwana undi yakuze gute? Kubera ko ibintu ari kwambara n'umusaruro w'ubuzima bamo, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ntabwo yambaye ubwo busa ari uko aje mu gitaramo, n'ubundi nibwo asanzwe yambara. Niba rero bigaragaye nka societe ko bitubangamiye, reka tujye mu miryango. Dufite ministeri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango, dufite ministeri ishinzwe urubyiruko n'umuco. Izo ngizo zakabaye niba ari impuguro, niba ari ubumenyi bujyanye no kuvuga ngo dukeneye societe yubatse gutya, abo nibo bakaba bafite akazi n'ubwo bukangurambaga. Ariko uyu munsi urasanga umumama yifite imyaka y'35, afite umwana afite imyaka 10. Uwo mumama ubwe yambara mini, umwana azambara iki? Urumva nukuvuga ngo niba ugiye no kwigisha mu miryango, ugomba kuba abantu ngiye kwigisha ibintu bashyiriye barabyakira bate. Ariko bigomba guhera hasi cyane kuruta uko twavuga ngo tugiye guhangana n'ikibazo kiri mu mashami twirengagije imizi, kandi imizi ariyo byakomotsemo. So nka Popote gufunguriya mukobwa ubona ari wowe wo muti? Niba atari wo muti ubona wari uwuhe? Niba ari wo nukubera iki? Impamvu uriya mukobwa nta mutindaho nuko nibyo navugaga byo kuvuga ngo ikibazo uri kugishakira mu urimo guhangana n'ingaruka ariko wirengagije impamvu. Twagiye tubona ibintu bitandukanye, usanga nyine societe yacu idashyira ingufu mu gukumira, ahubwo igashyira ingufu mu guhana. Kangwereze nk'urugero rutoya. Tugiye mu bintu by'amategeko. Amategeko yacu dufite principe nibwira ko twayitonoye cyangwa twayishishuye ahantu tukikubita iwacu, ariko itajyanye na realite n'imibereho y'abanyarwanda, yo kuvuga ngo nta muntu witwaza ko atazi itegeko. Iyo principe, iryo hame ntabwo twakabaye tuyifite muri societe yacu ikora ku bantu bose, tubizi neza ko dufite abantu barenga 20% batazi kwandika no gusoma. Tubizi neza ko abo bantu batazi kwandika no gusoma nta bundi buryo dufite twabashyira bwo gutuma bamenya amategeko, kuko amategeko asohoka yanditse. Amategeko asohoka yanditse, nta n'uburyo bwa audio buhari. Nta hantu wavuga ngo umuturage utazi kwandika no gusoma azahura n'amategeko yamenye. Ko dufata nk'ikintu nk'umuganda, kwezi wa gatandatu sozo kwezi aba muganda, warumva bavuga ngo okay baturage rero muri kono kwezi nibura abacire ku mayange babwire ngo muri kono kwezi hasohotse amategeko nashwe. Umuturage rero nk'uwo kumubwira ngo expectinga cyangwa uratekereza ko azaba yarasomye amategeko akayamenya, bivuze ngo uzajya usanga n'abantu mu magereza dufitemo abantu benshi buzuyemo bitewe nuko bakoze ibintu amategeko yita ibyaha ariko amategeko batayazi. Kuko amategeko kuntu yubatse ntabwo agendera kuri common sense cyangwa ku myumvire y'umuntu ku giti cye. Actually bavuga ko na common sense is not common. Yego. Ntabwo bivuze ngo ikintu ngiye mfata ko ari kibi ngo nicyo necessairement amategeko yita ko ari kibi. Amategeko ashobora kuba afite ikintu yita ko ari kibi mu nyungu za societe barakijijirije mu mategeko, ariko ngiye mbona ntacyo kintwaye. Icyo gihe ngo ku muntu uzi itegeko yirengagiza ibyo we afata nkaho ari ukuri, akagenda ku by'itegeko rivuga until kugeza rivuguruwe. Ariko ku muntu utazi itegeko we agendera kuri kamere ye akavuga ngo dufate nk'urugero rutoya. Nk'uyu munsi ugiye ugakora nk'ubushakashatsi ukoza nk'abanyarwanda ngo mufata gute ubutinganyi. Nta bushakashatsi njyewe nakoze, ariko ngendeye kuri observation yanjye ushobora gusanga 90% barenga babufata nk'ikibazo kuri societe. Yego. Ariko ntabwo itegeko ribuziririza, nta tegeko dufite ribabuza kubaho, ribabuza kuba mu byo babamo, nta na rimwe dufite. Itegeko dufite ni itegeko ritubwira ngo gushyingiranwa hagati y'umugabo n'umugore, ariko ntabwo rivuga gukundana. Ubutinganyi ngira ngo biba byagiye mu mibonano buryo babonana. Kubonana ntabwo bigombera ko umuntu aba ari umugore n'umugabo n'aka n'iki. Ntabwo bigomba kuba bashyingira. So wowe ushobora kubona umuhungu n'umukobwa bakoze ibyo no umuhungu n'umuhungu cyangwa umukobwa n'umukobwa bakoze ibyo, ukumva ugomba kubatera amabuye ngo kubera ko ngo ubise ikibazo. Ariko ubajyanye mu mategeko nta tegeko na rimwe ribahana. So
dufite rero ko niba usanga nk'ubu ngubu batubwira ngo ubucucike mu magereza hamwe namwe ugasanga byageze muri magana ngahe ngo ku rwego ruri mu wayene ngira ngo 224%. Yego. Iyo ni imibare iko ihanitse cyane, ariko mu by'ukuri mu mpamvu zibitera harimo no kuba dufite abantu benshi bari mu magereza bafunzwe bagende kuri ya principe yo kuvuga ngo niba wakoze ikintu turagutwara, ubwo nyine actually bafata ko niba ukoze icyaha wagikoze nkana. Yego. Kubera ko urabizi ko mu mategeko kugira ngo ingingo ziba zigomba kugira icyaha harimo no kuvuga ngo na intention. Wowe ushobora kuba wagambiriye gukora ikintu runaka wanagikoze ariko utari ubizi neza ko kiri buze kwitwa icyaha. Ubwo rero navuga ngo societe tugomba kuba ku buryo butuma dukumira ibintu bimwe na bimwe kuruta uko twahangana n'ingaruka z'ibintu byamaze kuba. Niba ari impenure, niba ari ibiki uko byaba kose, ntidushyire ingufu mu guhana abantu bagaragaye bafite ibyo bintu gusa ngo birangiriraho, ahubwo turebe ko umwana ngo umuteruye harya ngo niko kunyarira. Umwana niba atangiye ubuzima kuriramo ibyo abona iki nibyo bishepinga ahazaza he. Ngira ngo ni ikintu cyumvikanye cyane, ntabwo ndi bugitindeho cyane Popote, ahubwo reka nje no ku kindi kintu numvaga ndi bukubazeho kubera ko nabivuze tugitangira nti ukurikirana showbiz irenze imwe mu Rwanda. Bati event organizers mwubaha abahanzi nabo bati n'aba event organizers bati abahanzi nabo hari uko badashobotse. Ndashaka ko wenda tutagitindaho cyane ariko wowe ukatubwira mu mboni zawe nka Popote umuti urambye w'iki kibazo nyuma y'ibimaze iminsi bivugwa mu itangazamakuru, wenda tutafashe case imwe yihariye. Nibwira ko igikenewe ni n'ubunyamwuga ku mpande zombi. Ibyo kubahana, burya kubahana si itegeko. Umuntu utegura ibitaramo nta nshingano afite yo kubaha umuhanzi nawe nta nshingano afite yo kubaha utegura ibitaramo ngo tuvuge ngo niyo nshingano y'inyamukuru. Ahubwo ikintu abantu bubaha ni akazi bakora. Niba uri umuhanzi ugomba kubaha abategurira, ugomba niba ufitanye gahunda n'abantu ugomba kuyubahiriza. Niba uri utegura ibitaramo ukaba ufite cyumvikana n'umuhanzi nawe ugomba kucyubahiriza. Ikibazo gihari ubu ngubu usanga abantu batubahiriza amasezerano. Ubundi kubahiriza amasezerano ni cyo cyubahiro gikenewe, kubahiriza amasezerano. Niba wumvikanye n'umuhanzi ngo ngomba kuguha avance itariki niyi, umunsi w'igitaramo ukagera naguhaye nibura kugeza kuri uwo munsi naguhaye yose ukaza kuririmba, then umunsi w'igitaramo ukagera no kujya kuri stage bikagera utaramwishyura. Amasezerano mu giswe turavuga ngo upo nje ya makubaliano. Ibyo mwumvikanye ubwo wagiye hanze yabyo. Urumva nkutegura ibitaramo aho ni ikibazo. Uramutse ukemuye icyo, ejo bundi aro twavuganaga muri abanga bitegura we ari kuri kuruhande kuvuga ngo tutwana ngo tuje vuba, ubwo bari bahere kuri ibingibi bya Kenisoro na bajuno kiziyenza babishyize hose ku mbuga. Baza nabonye nanuza nure niyo Bosco nawe ngo ejo bundi yanze kuririmba abantu na Kevin ngira ngo bati ututwana tudushya. No, niba waramenyereye abantu, niba hari sinzi wenda bavuze ngo new generation sinzi ukuntu babyita ngo nta nubwo nzi ngo ihera ku myaka nabaje ryari sinzi nubwo niba twese ari new generation. Ni ofete new generation ushobora gufata Medi wenda na The Ben ntago ari new generation, ariko maybe ubageranyije na Masamba cyangwa Kayirebwa new generation. Nanjye mvuga urumva ushobora kuvuga ibyo ngibyo uri gutegura ibitaramo kandi nawe utangiye kwitegura ejo nawe uri new generation mu gutegura ibitaramo. So niba hari imikoranire wamenyereye yo gukorana na bakana haka wenda kugiye cyaba family squad ukabuzi ngo wakora guku kugiye wenda cyaba KGB warakora guku kugiye cyaba diplomate nubwo agihara ariko wenda ntabwo agihitinga uko yarameze ukabuzi ngo nabafata guku ngo nkabishura gutya na gutya. Ntabwo umwana muto waje uyu munsi ategetswe kugendera kuri ayo mahame y'abantu ba kera. Buri wese yibereyeho akora umuziki nka business ye, akora umuziki afite icyerekezo cye, afite ukuntu ibintu bye yabipanze. Ntabwo wambwira ngo kubera ko wamenyere gukora mu buryo buri unprofessional budakurikije amahame y'umwuga n'amasezerano mwagiranye ngo nundi mwana wese niko uzamutwara. So umuhanzi nabo ugasanga rimwe na rimwe uko mu rusyo tugakomana ingasiri kanga kesi imwe. Ejo bundi habaye kesi ya kuresha 3 hakabaho umusore witwa ngo ni Kivumbi, muraperi Kivumbi King. Umugabo afite gahunda yo kujya kuririmba ihuye ahantu bari bateguye ikintu bise ngo ni Huye Vibes. Yego. Ni nayo muhanzi kuri affiche munini nyine niwe main artist. Umugabo aragiye habaye ikibazo cy'ubunyamwuga buke ko bateguye igitaramo. Habaye ikibazo kuri Kivumbi utubunyamwuga buke gute. Uteguye igitaramo
uracyamamaje ufite kuri afishe yawe ko hari umuhanzi runaka ariko ubwo nta kontra mufitanye ahubwo mwaravuganye gutya cyangwa mwarandikiranye ko hari byo nagiye mbona by'ama message bagiye bandikirana uri umuhanzi nawe ukora kinyamwuga ibyo bintu babizi ko birimo gukorwa wenda mwaranabivuganye ko bari gukoresha ibiki byawe byose bakwamamaza mufite ukuntu muvugana n'ibiki nta kontra urasinyana nabo nta kontra yawe bafite ariko bizeye ngo ubundi umuhanzi mutaragirana amasezerano ni gute ubundi wizera ko azaza mu gitaramo cyawe byarangiye ku munota wa nyuma Kivumba atagiyeyo ahubwo arangije na tweetinga ngo abantu abanaba ofete ntabwo yabavuze izina ariko yavuze ngo kira gitaramo kiwe ntabwo njyayo ntabwo mparirimba ahubwo abantu barimo gukoresha amazina yanjye mu buryo ntabahereye uburenganzira abyandika mu cyongereza asuza avuga ngo wigura itike ariko mu by'ukuri nubwo byamaganye hari abaturage already bamaze kugura amatike kandi bayaguze babonye igitaramo cyamamazwa babona isura yawe kandi isura yawe bayikoreshaga nawe ubibona ko bayikoresha utigeze like nta kontra ufite tayari ikibazo kikaba ngo ni ikihe rero umugabo bari bumvikanye amafaranga wenda sinjya kuvuga umubare ariko narabibonye muri mu detail y'ama message bagiye bagirana bafite gahunda yuko barashaka ko bo bakoze hari kontra agomba gusinya kugira ngo ajye guperforminga iyo kontra ntabwo yayisinye bari kumubwira ngo ayisinye babone kumuha avance we arashaka ko bamwishyura yose imbere yuko ajya kuririmba ariko nabo bati turakwishyura gute nta na kontra yawe dufite at least ngo inubanze usinye iyo kontra cyangwa kubara n'imwoherereje arayibona ariko ntiyayisinya ariko still nyine ntiyayisinya ariko akumva ko bagomba kumwishyura nta kontra afitanye nabo ariko hamaze igitaramo cya nuko izina rye actually no kuvuga ngo nubwo atagiyeyo nabo wenda batamwishyuye ariko izina rye mu by'ukuri bararicuruje cyane nabo bavugana nabo bati kubera ko yabwiye abantu ngo yigure itike hari abagomba kugura ku munota wa nyuma bataguze bafite babihurijemo babwira Bulldog aragenda zibicyuho ariko urumva niba baramamaje Kivumbi Bulldog ntabwo ari expectingaga so urumva ko nkaho hantu umuhanzi afite ikibazo cyo kuba ngaho ne naho handi uretse wenda utaranaye ngaho na Bulldog nawe hari gihe abafectime rega uzko hari gihe agenda agiye kuzibicyuho akaba mutabaza ariko hari umuntu uvuga ati burya Double G ati burya Kivumbi arabura Double G akagoboka ofite ngira Bulldog nabashize ku munzana akavuga ngo ngiye icyo ndeba ni business yanjye baranyishyura nk'ibyo byose n'amafaranga hari so urumva rero ikiriho ni kwiyubaha no gukora kinyamwuga ku mpande zombi ikindi abahanzi nta muntu yanabafasha yaba ku ruhande rw'abahanzi n'abategura ibitaramo kugira abanyamategeko ko nk'ubu niba tubona kanaka bateguye igitaramo Rwanda Rebirth Concert umuntu ngo ntibamwishyuye n'ibiki byose ubundi akabyuka agashyira kuri social media ibyashyiraho byose akandika twanza agasuzuguro nta muntu uvuga ngo kanaka asuzugurwe pe ariko Perezida wa Repubulika niwe mu bihe byashize ngira n'ubu biracyafite agaciro avuga ngo agaciro urakiha none se wowe niba bakwambuye ukora umuziki nka business ariko ku ruhande rumwe wavuga ngo urashaka gukora kinyeshyamba kubera ko barakwambura business mu Rwanda ifite amategeko ayigenga iyo umuntu mwakoranye nta kwishyura bifite ukuntu inzira binyuramo ariko nta nubwo uri kubwira abantu ko nibura wiyambaje inkiko ngo kanaka wakwambuye abe wenda bigeza wowe umujinya ufite utuye social media actually n'abantu bari bishyuye amafaranga yabo bari bakeneye kukubona kuri stage kandi nawe ubwawe wari ubizi neza ko uzaririmba no kwanga umuntu ukubonye kuri afishe abazi ko nta nubwo umufana nta nubwo abazi ngo aba bavuganye bate bazishyura na bate hari abantu baguze itike kubera wowe ku munota nyuma ntabwo baririmbiye sinza ko kublaming 100% ngo kubera ko wenda utaririmbye bitewe nuko wenda nawe uravuze ngomba kwiyubahisha ariko haramutse harimo ubunyamwuga umunyamategeko yakubwira ngo ntabwo barakwishyura ariko se niba batakwishyuye legal avenues inzira z'amategeko ziyambazwa twazirangije social media subundi hari bavuze ngo twanyuje muri social media ngo bahita batwishyura ariko umuntu ukora professional ntabwo wavuga ngo iteka ikibazo cyose ngize gifite amategeko yakabaye agiha umurongo akanagikemura muri faveur zanjye kubera ko ari njye wabangamiwe warenganyijwe ngo numve kwiteka ikibazo nzagira nzakijyana muri social media ibyo rero bijyana no ko umuntu afite management ikomeye umumanager mu Rwanda turacyafite ikibazo mu muziki cyo kwitiranya aba managers n'aba investors umuntu afite amafaranga ye akunda n'umuziki ariko ashobora kuba atazi kuwucuruza bro cyane urumva akaba ari umuntu ugomba wowe niba uri umuhanzi ukumva ko manager n'umuntu uzandinda kwa steri andinde moto afite imodoka azajya ntwaramo azanyishyurira uturirimbo bitangoye wenda ngiye byangoraga amafaranga arayafite ariko umuntu adashoboye gucuruza impano yawe bikarangira
umumanager ahubwo ahindutse nkaho ari boss w'umuhanzi, kandi ubundi manager ubundi akaba yaza amanaging ibyawe ibyo ufite akanagufasha kubiteza imbere, ariko mu by'ukuri ari wowe boss we, ari wowe boss we, bitewe nuko nubwo gucuruza akakungukamo, ariko urumva ni wowe product ntabwo ari manager. So urumva rero ni wowe mari, ni wowe acuruza, ni wowe agomba gutoza ikinyabupfura, ni wowe agomba kubwira ngo niba ugiye kuririmbira ahantu ari president wa Republika ntabwo wagenda wambaye nko kugiye kuririmbira wenda muri Top Chief, sorry, ahantu mu kabari k'abaturage basanzwe. K John gutya gutya yaranakimuye yakimuye kimukiye yabyimuriye muri Kaizen naribi katumusuhuze, ariko ni umuntu wa Nyabugogo ubwo yaramuhiriye dusuhuza nanuza kubera ko uhamamaje ari nawe ni umushuti wanjye ariko ngiye kuvuga Migambi John ejo bundi yaramamazaga ambwira ngo Kaizen ngo gutya na gutya, nabwira ibiciro bimeze nsanga ibiciro byaho ubwo turacyamamaza n'ubundi nsanga ibiciro ku binyobwa yambwiye ni nkuko babinywera muri butiki. Nabase iyi hotel iri serious cyane, arabwira ati twebwe hano turi serious ariko abantu baze ku bwinshi, ubwo nyine no kuvuga ngo batwara ibyo ngibyo ntabwo dukomeza kwamamariza. Hanyuma uwo mu manager n'ubwo ugomba kumenya ibyo akakurebera na ya contrat, ntabwo ari bya niyo kuvuga ngo wowe muhanzi ufite inshingano yo kujya kuri telefone. Je navuganye n'abantu bategura ibitaramo gutya na gutya na gutya ko nabonye ntuza nka Kenisi waravuga ngo nahamagaraga ngo banaba ngo ofete ngira ngo hari kubera ko umuziki wacu tarakomera turacyafite ubunyamwuga bukeya utananengera umuhanzi ku giti cye, ariko nibwira ko buri muhanzi rero agomba kubitekerezaho mu buryo burambye, nibyo adafite ubushobozi uyu munsi akabaze ngo nimba n'ubushobozi nzabikora. Ugomba kuba n'ubundi bagomba no kwemera ko ni ibintu byiyubaka, ibintu byiyubaka, kuko hari igihe cyabayeho abahanzi bacu akora umuziki ku bw'amaramuko. Yego, donc avuga ati ndayikora, hari nka periode yabayeho yaguma abantu bakora indirimbo ati nzajye muri guma nzajye, donc aricyo kintu areba guma bahemba ngahe, ariko urabyibuka wenda ubu ngubu ubwo bigezeho umuhanzi ashobora gutekerereza umuziki muri a long term, akavuga ati wenda aho kugira ngo uyu munsi sebe ndiyubahisha by'igihe kirekire, byo ni byiza. Ndumva ikintu uri kuvuga cyakabaye isomo, donc kugira umunyamategeko aba manager bari seriye, donc bazi icyo kuba manager icyo hakaza umushoramari ariko hakaba n'umu manager. Umuntu azaza shora imari, yerega byigeze no kubaho agahe gatoya, nubwo ntazi niba nabyo byaratanze umusaruro. Supervisor ifite umushoramari ari shari, manager ari muyoboke, ariko igihe kirajya nabo kubera kugabana bavuga ati muyoboke nta gakamaro ke gakaze. Mu myaka nk'itanu ishize nabonye interview ya Diamond avuga ko ufite yacikirije amashuri. Diamond wo uri muri Tanzania acikirije amashuri yavuye mageze mu wa 4 secondaire. Avuga bati no, ubuzima ntabwo ari uko umuntu aba yagiye mu ishuri ngo birangirira aho ngaho, kuko nkanjye narangije mu wa 4 ariko mfite timu y'abantu 51 mbere ya boss, kandi muri abo bantu kubaramo n'abandi n'aba managers 50. Afite ba Mukubofera, afite ba Salama, timu y'abantu. Oya bro, subira baho, timu y'abantu 51 ku muhanzi yarakuze. Icyo gihe hari muri 2010 na kangahe na gatandatu ngira ngo barakuze. Ubu ni nka timu y'abantu 50. Muri abo bantu usanga ntabwo mvuze ngo umuhanzi udafite abo bantu mu Rwanda ntabwo ari umuhanzi cyangwa ntaki, ariko ni ukuvuga ngo mu buryo burambye atekereza ngo niba ndi umuhanzi nibura nkeneye. Uribuka ari igihe twakoraga ama interviews mu bihe byashize nka za 2016 na 5 ubwira abanzi ngo kuba wakoze indirimbo yawe ukayisohora ukaba wayihaye K John, tumugarukeho tunamusuhuza musaza peace, ukaba wahaye Potikope, ukaba wayishyize kuri Afrifame, wowe uri umuyoboke urimo kumanaginga Cheru na Nina, niba ngo ari Indorongo ibonye views miliyoni kuri YouTube ugaposting uti hahiye ariko iyi kuri channel yande ya income YouTube ikora ntabwo muyifite. Abahanzi benshi ugasanga nyine bari, ariko urubona ko byahindutse uyu munsi buri wese afite channel, so ni impinduka zigendeza gake gake. Uri umuhanzi, you should have a photographer muhorana, so kuvuga ngo buri munsi agomba kuba kuri ruhande, so umugore wawe umwana wawe muri timu abari aho ngaho bavuga ahantu hose ngiye niba biri ngombwa ko abaturage babimenya abafana uba ufite uwo muntu. N'uwo munyamategeko rega kuvuga ngo ufite umunyamategeko ntabwo bisobanuye ngo buri munsi abafite urubanza rwawe arimo kuburana. Oya, uvuga uti njye mfite umuntu buri igihe cyose mfite ikintu kigendanye n'amategeko, uyu nguyu niwe ubu birimo uzamfasha. Niba uvuga ngo ufite imbuga zo nkoranyambaga, si ngombwa ko niba uri umuhanzi ibintu byose ari wowe byandikira n'ibiki. Social media manager abo ntabwo ari abantu wambwira ngo rimwe urashobora ngo abahanzi bacu nta mafaranga bafite, ariko nibwira ko kurundi ruhande nabo bigaragara ko bayafite, ahubwo bafite ukuntu imva agafaranga kose kinje kagomba kuba ke. Aha, urakoze cyane. Ako kantu rero niko kantu kambere abahanzi bagomba kubanza kumva,
ko amafaranga babonye bagomba kongera kuyashora mu muziki. Ni nabyo bintu byatumye icyitwa ngo generation nkuru turi kugenda tuyibura, uwayabonye ntiyayongeye kuyashora mu muziki nanone, ahubwo yahise ajya erega ibyo tubirebe mu buryo bwagutse. Ikibazo si n'abahanzi gusa muri Afurika, dufata Afurika tube no mu Rwanda, aho umuntu atera imbere ahita hakita se bakuri ibyo hari nagiye batakisa ari umunyepolitiki, ugasanga umutungo we mwinshi uri mu konti yo mu Busuwisi, bagiye gushora ibyo ngo bya Panama Papers ngo Pandora Papers ngo byavuye actually umuntu bari mu gihugu adafite icyizere cyo kukirambamo, akavuga ngo maybe ntabwo nzi ikintu ejo hahatse, reka ibyanye mbijyane hiryo ku buryo nihagira ikibazo kivuka nzahita nshaho. So nuko rero atari comfort zone yo kubamo, nuko ngo umuhanzi nawe hari igihe areba akabatuye ku muziki uzaramba ko nkubise akamiliyoni kakaza 2 3 5 next year nzatubona, akabati rero reka nje kwigurira ikibanza nubake nkoreyo akandi ka business ka hoteli. Ntabwo ari bibi pe kuba wabona amafaranga mu muziki, ni nkuko natwe amafaranga tubona mu itangazamakuru ntabwo tuyashora mu itangazamakuru gusa, dushora no mu bindi bintu ruhande. Ariko niba wenda ufite uri gukora itangazamakuru mu rugero uravuga okay, nubwo nagira ibyo nkora ariko nimbona amafaranga ino kamera yanjye burya nkeneye ifite wenda image nziza kurushaho n'urugero, ukavuga uti nkeneye bitewe n'ikikwinjiriza, uragiteza imbere ukagira n'ibindi ukora ariko nacyo ukagiteza imbere. So nibwira ko ku ruhande rw'abahanzi iri sifi kuvuga ngo umuntu ngo ni manager wa social media zawe ntabwo ari ibintu umuntu yavuga ngo araguhenda bro. Ushaka umuntu ubishoboye, ntabwo buri munsi ufite ikintu cyo gupostinga, bivuze ngo ntabwo buri munsi afite akazi. Ni wa muntu ushobora gusanga ari gupostinga rimwe mu minsi ngahe, uwo muntu first of all aba ari n'umuntu ukunda n'akazi kawe ukora, ko ushobora gusanga ari n'umufana wakubwira ngo ngendana bikora utananyishyuye bro cyane, urumva ari proud yabyo. Ikibazo kiri kubitekereza, kuvuga ngo ntabwo ufite umunyamategeko ngo kubera ko utabasha kumuhemba. None se iyo ufashe umunyamategeko wabatoke uyu muntu tuvuge nkaho ugize ikibazo uyu munsi ugashaka umunyamategeko uvuga ngo agiye kukuburanira aguca ngahe, kandi ubwo bagiye kurikirana urubanza kugeza rurangiye, wowe si ukuvuga ko ntabwo kugira umunyamategeko bivuze ngo uzakuburanira mu rubanza, bivuze ngo umuntu uzajya kurebera n'ibyo ugiye gushyira no kuri izo mbuga nkoranyambaga. Kuko tuvuge nk'ibintu ntuza Kenisoro agiye kwandika hariya ari nk'umuloya, hari ibintu yamubwira ngo ibingibi bikuremo bishyiremo, kuko niba ugiye kuvuga ngo abantu twarakoranye baranyambura, ugomba kubugaragariza n'abantu ngo ingingo y'amasezerano yubishe ni iyi. Nta ngingo y'amasezerano ubona, ntabwo wamenya, ni ukuvuga nyine ngo ni ibintu wanditse n'amarangamutima yawe. Mu by'ukuri ntabwo mvuze ko atagombaga kubyandika kuko hari ikibazo, ariko hari ibintu bigomba kurenga ngo niba ukora kinyamwuga ntabwo ubuzima bwawe bwose burangirira muri social media. Ibintu bijyanye n'amategeko n'amasezerano yishwe, mu by'ukuri social media ntabwo ariyo yakabaye ahantu ho gukemurira ngo ushyireho akadomo. Ufite umunyamategeko afite ukundi kuntu yakugira inama irenze iyo wenda wakwigira, ariko bitewe n'umujinya, kuko ubundi umujinya mu kazi, iyo ufite umujinya iteka ryose ikintu cyitwa frustration gishobora gukoresha amabara. Iyo udafite rero umuntu ukugenzurira hafi, kuko uburi boromani ushobora kubikora nabi ugasanga hari n'andi mayero ugiye gufunga tu cyane. Niko bigenda kenshi, ngira ngo ni bimwe mu byo Juno Kizigenza yanavuze ati nubwo bivuze bashobora kugira ishyamba, nabyo biba biri mu mayero ushobora gufunga bitewe n'umujinya, ariko reka twizere ko byose biberaho kuganira kugira ngo umuti urambye bari uboneka, si byose nicyo tuba tugendereye. Kandi impamvu ni yambaje Popote nuko nzi ko akurikirana ibintu, donc shops zirenze imwe kandi zifite ukuntu zabaye successful kandi zifite ibyo zigenderaho, kandi kwiga no kwigana ahubwo erega dushobora no kureba kino kibazo tutakirebeye muri kuvuga ngo turimo ngo Juno ngo yavuze ngo Kenny ngo yavuze ngo kanaka ngo yavuze ngo kanaka ngo yavuze, ariko ntararengaho no kuba bakwanga kuririmba ahantu batabishyuye, nabyo ni isomo ryiza. Ngiye nibwira ko birafasha, bifite ikintu bano bantu bategura ibitaramo bamenye. Hari umuntu twaganaga ubushize ategura ibitaramo amaze igihe, arambye ngo bano bahanzi se ngo bahanzi ngo n'ubundi ngo ushobora ngo no kumuha n'amafaranga ngo mbere ngo ngo ibyabaye byo gutanga amafaranga mbere ushobora no kuyamaha ngo bikarangira ngo ataje ngo kanaka ngo yarabinkoze ngo kanaka, wese uko abigukoze byarangiye bite. Nuvuga ngo kumenyera mediocrité ukumva ko ari bwo buzima bugomba kuba hitekana ikibazo. So kuba umuhanzi yakwanga kujya kuririmba mu gitaramo kubera ziriya mpamvu, ushobora kugira ahantu habinenga kubera ko wenda bamaze igihe bamwamamaza, afite n'abaturage bishyura amafaranga yabo bagiye kuyahomba cyangwa batamubonye kandi ari baje bakurikira ikibazo. Ariko bifite ikintu bivuze ku muntu utegura igitaramo. Niba utegura igitaramo ukumbwira ngo wowe ngo abantu bagomba kuma amafaranga baratinze, nge twagiranye amafaranga y'amasezerano, nta nubwo nzahanu uzakura amafaranga, nta nubwo abo bantu masezerano mutanye ngewe nyazi, ngewe niba twarumvikanye ubahiriza ibyo. Niba wumva ukeneye abahanzi bo kwishyura hashize amezi 6, shaka abo ngabo winsinyisha ibintu
ubizi kutazabikurikiza ngo kubera ko wamenyereye abandi ngo musinyana ngo ukabaha ibya nyuma nyine abo ngabo bishyurwa nyuma kuko nabo bahari kuki udashaka abo ngabo twubahiriza amasezerano ariko icyo navugaga ikibazo cy'umuziki dushobora kukireba ntitureba abafana abanuza ba event organizers promoters n'abahanzi tukanakirebera mu rwego rw'iterambere ry'igihugu. Ahandi usanga hari ibihugu ugiye nka Nigeria ukajya muri Amerika ukareba contribution cyangwa umusanzu ubuhanzi bugira mu iterambere muri GDP umusaruro mbumbe w'igihugu hinjira amafaranga menshi cyane kubera ko nyine bafite ukuri ibintu byabo babyubatse bigatanga. Ariko se mu Rwanda numbwira ngo igitaramo abantu bagomba kuririmba ntabwo haririmbye, ubundi ugiye kuririmba ku bahanzi nyine bafite amakampani akora nk'umwuga bafite n'ama IBM n'iki, ubwo nuvuga ngo Rwanda Revenue ifite amafaranga yinjiza ku buryo n'umuturage w'Inyamasheke cyangwa Nyagatare cyangwa Nyaruguru cyangwa Igicumbi utazi udakurikirana n'umuhanzi atanakunda n'abahanzi yewe yisanga hari umuhanda wubatswe mu gace atuyemo ku mafaranga leta yakuye mu muziki, yisanga hari ibitaro, hari ishuri, hari iki. So ni ukuvuga ngo iyo industry ivuguruwe bituma wa muhanzi abona amafaranga, utegura ibitaramo nawe agakora kinyamwuga nawe akagira uko yinjiza, ariko n'igihugu kikazamukira aho ngaho. Rwanda Revenue ikabona amafaranga ajya kuko Rwanda Revenue nyifata nk'ibihaha by'iterambere ry'igihugu, ikabona amafaranga ipompa niba bitaha cyangwa umutima yapompa umwuka cyangwa ari nuza amaraso mu mubiri, leta ikabona amafaranga ikoresha. Ariko mu gihe ibintu bimeze gutya birajugunyanze ukajya kubona ukabona bibaye ikibazo, umuntu arabwiye bamwe barataginga president ngo ndaza akemura ibintu, abandi bati president ibintu by'umuziki biciriritse bya feke hako umuziki uri kwita feke n'umuziki ni ikintu gishobora kwinjiza amafaranga menshi mu gihugu cyane. Wenda bishobora kuba bidakeneye ko ari president ubiha umurongo bitewe nuko ari izindi nzego zabikora, hako mu by'ukuri nano hari umuntu abatabaza president bitewe nuko nizo nzego zisanzwe zihari nta zitabikemuye. Ariko zishobora no kubikemura zitari inyungu z'umuhanzi, ahubwo zikabikemura zivuga ngo turashaka ko umuziki utera imbere tubonemo amafaranga, tubone icyo dutungisha abanyarwanda. Hako nuhita ngo uraciriritse ugatushyira akadomo ngo president ngo ntabwo yagira kwanza ni umuntu atakira uwo yizeye man. Hari amaraporo tubona twereka ko abanyarwanda bizeye president kuruta uko bizeye abandi bantu runaka. Umuntu yagiye gutaginga president, dufite nibazo president yagiye akemura akabikemura straight kigatikemuka. Dufata nk'urugero rutoya ubuse icyare yose we uriya mukobwa se ngo bakubitiye ngo mu nama uriya mugabo nuza president ikibazo cyari kimaze igihe muri RIB uriya wo kwa nuza wo kwa Goodrich yaratanze ikirego kitarakurikiranwe bafite ukuntu wenda ku mpamvu runaka zabo ntazi ako president yarabivuze bitabyirukanka mu nkiko n'ibiki birarangira. Bivuze ngo rero president w'abanyarwanda bose n'abahanzi n'abanyamuziki bamufiteho uburenganzira kuko nuwabo, kandi ibyabo byapfuye ntibivuze ngo bazabiceceke cyangwa se wenda babishyira umuntu runaka ngo ugomba kubikemura, kandi wenda babizi neza ko asanzwe abizi atarabikemuye. Wenda baravuga bati president maybe nta makuru afite, ariko all in all ukubwira abantu ngo bajye babwira president ABCD n'akantu kose kabereye n'ahantu batekera n'iki, kuko none urufunguzo rw'iki kibazo cy'abahanzi n'ubunyamwuga ku bahanzi ubwabo, n'ubunyamwuga ku bategura ibitaramo ubwabo. Ibindi undi wese yaza bunganira, ariko babaye abanyamwuga ku ruhande rwabo nta nubwo president yakaba afite ibindi bibazo nyine ibi ngibi ntabwo bakabimuzanamo kubera ko ubunyamwuga ku mpande zombi bwakemura ibyo bibazo byose. Popo rero ngira ngo turi gusoza ni ibintu byinshi twaganiriye ariko byose bigambiriye kubaka. Ubwo wenda abatabyumva kimwe natwe cyangwa nawe by'umwihariko uturi kuganira bashobora kuduha comment ntacyo bitwaye bakagira icyo batubwira. Ariko nsoza wari uri hehe se kuri kuruye ruhande wari kwa Raila wari kwa Ruto ufana itsinzi ngendo munyamakuru yerago najya gufana Ruto cyangwa Raila oya gusa nyine umunyamakuru ni nayo mpamvu yatumye mvuga no munsi Popote niwe muntu uri buganire nawe ushobora kuba mu hagati no hagati, niyo mpamvu nyine ntakurure yishyira, niyo mpamvu n'ibigende muri ibyo by'abahanzi kuvuga ngo ugiye kubagiye batagatifuza cyangwa se uvuge ngo abategura itarangura abadiabolize ntacyo bibafasha n'undi nabo. Inama zatangwa ku mpande zombi ibintu byitwa ubufana, uko niba uri umunyamakuru none ukaganira nk'umufana ntabwo bivuze ko wenda bose tutageraho duhurira mu bintu, ariko nyine hari rimwe n'imwe ubufana hari igihe budafasha. Nibyo rero reka dusoze rero ubwo icyo navuga ni icyo ngicyo. Warumbwiye uti nta hantu hamwe nari mpagaze mu by'amatora, ariko Ruto yatsinze fight. Bamwe bo kwa Odinga batangiye gutwika ibintu bimwe na bimwe nabonye bikomeye, ariko bakeneye gusubirira hese nabonye bakeneye amabaruwa batumiza yirahe bashaka batuza bashatse batuza kandi regira he baguhamagara iyo rahese ubundi ugira ngo nimutera ibintu bikica abaturage banyu mwaburana irahe mutaburana iyo mwene wanyu yapfuye. Nibyo
ngira ngo abantu bamwe bari batangiye kwishimira ko amatora yabaye mu mahoro ariko wenda ntibibura imvururu nta muntu wishimira gutsindwa cyane cyane ku mwanya w'ubuperezida na football iraba bigakomera nka Odinga warareba akabona niyo mahirwe ya nyuma yari afite ubundi ubu birarangiye Raila papa we Odinga yabaye nuza prime minister yego wa mbere bakibona ubwigenge muri 1960 ubwo ufite Jomo Kenyatta se wa Uhuru Kenyatta yabaye president wa mbere vice president we ari se wa Odinga so Uhuru Odinga ubwo yarazi wenda ko agiye guhita kurikirana na baka bose ariko nyine ubwo Odinga yumvaga iyi manda ari buyiyobore ina ariko nyine nta kindi none se naba Morgan ko barinze bava ku isi batayoboye kandi barahatanye igihe kirekire none se nyine Etienne Tshisekedi Odinga wenda nawe natuze umwana umukomoka wenda nawe azayobora simbizi cyane Etienne se ntiyarinze apfa atagize none Felix ariho hari nundi waha mu Rwanda nangiye ukomozaho ariko wenda ndamutsinze mutsinde nibyo rero ndagushimiye gutya ubutengamari buganze